Izane bishove. Izana. Izana kumena umutwe. Izane. Vayo. Gwino. Izane. Tarako kiranga hajya unicyubi kiri. Gwino hano. Ariko akasa akumirora. Kumiro kinki. Umuntu w'umugabo atoragura amabyigo kuntera. Ko nduzi siniryo bondo ryawe ari nkibuye aho nyine waba ari ryo ntera. Jinga gusa. Hamasonye nembwe iwanyu mwituma mabuye. Wanye nembwe urabona abayobozi rwo barenje hano abayobozi bari kungena hano mu mudugudu kubera umunwa wawe. Kubera kugenda uvuga. Abaye subukozi bibi. Ariko urabeshyera ubusa. Gwera no munsi. Ubyara umwana byara umurozi. Nujyana mu kireredo wowe. Nzagutuma inkumi kumanura gukubita izuba rivuye itagira amazi. Widushwanyagurika. Hagiye mu kirere sinkaje kuzimu. Mbakari kuzimu nyine. Hagutumisha imfuko y'inshomba byuma. Igagusanga kurya ibyo birenge. Cyangwa kubita cya feraboto nkubita umushuga nkakurandamura. Ariko gasa kankubwiza ukuri. Tazagira wenda ngo ni nishari nje nkugiriraga. Mporaga ndi kukwinginga ngo mpa kuri garamaganga gawe mpfe guhohomera. Ariko warananiye. Muse mugusanze hejuru. Simugusanze hejuru. Mucyo nsanze hejuru. None kukwica nditse. Warasaze noneho. Kagatambaro saka. Akagatambaro kageza no gute. Kandi furafura ndagufurafuza none hanga none urabimbona. Akagatambaro k'umwana wanje kageza no gute. None se agatambaro kasotse mu ruganda ariko nyine. Umwana wanje agiye he? Kandi furafura umva nkubwira. Narakubwiye ngo umwana wanje nzamugutsinda ku izina ry'Imana ugira ngo ndakubeshya. Nake akagatambaro kageza no gute. Wakageza no gute. None se akagatambaro kasotse mu ruganda ariko nyine. Wanjije we y'umusaza. Byandinjije wanjije ahubwo uri wowe. Ahubwo umva nkubwire rero. Umwana wanje ase nta numwana uri gushakamo cyane urufunguzo. Umukobwa wanje agiye. Ase nta majini se cyangwa niki. Ko mugusanze hejuru agitiye he. Ayumba baregwa kuramo imbuto ko. Nake ari hehe kucagenda agasiga agatambaro kandi muse narakubwiye ngo ugivangura unywe ibyo ushoboye imbete zuzikira ukwazo ujye uzirya nijoro nibura abantu baryamye yakuribwa n'imbwa ariko urimo kumbwa ngo imbete aka gatambaro saka kageza no gute none nakubajije agatambaro kasotse mu ruganda konyine akuboko ubona ibyawe nta majini niki nabona byaje wakwigaragaje ahantu urisha wakwigaragaje ko kanisha wanyana imbwa wowe buretse ubwo bwanwa buretse Mundu mungira icyari kugira ngo byare bite abone namwese murambona mukuvumwa mwagira icyari we humfata mfatanye ariko sinyabusa ye utagira intuza yishinyira intuza koko nkawe kunta utandenza n'amavi ubu mpigira urukumvuriye igiki koko usebye no kurenza amavi wowe umushatse nagufata nkaguhinahina nkagukataho gasa nuko uvuze nuko mvuze nyine ubwo ibintu uvuze wabisubiramo ijana ku ijana naranze kugukubita ndi kubona usa n'ingurube yanje nkakubabarira yasa n'ingurube gasa nari ntuzongere no kunyinisha urumva oya ushobora kubutanzi ubuki urawa ubwo wowe umuntu urwara uri kwite siba nuko arakatsi kantaze wowe niye nakuramika ino bondo ryanjye ryonyine iminota 10
wabura umwuka ukava wenda kwanara vuga uti ikibindi woguki ariko ubundi si urinda kugira inama ngo unsomye nk'ubu wirwaga uri kuja kurangurira mu bidomoro ujanye urwo ruduki ntiwaziranguriramo uvuze uti wangegera we ndagukubita uvuze ngo sha ibyo ariko nshaka hiki ariko vayos ariko inahanga abantu babagayo ariko vayo basi none kugumyaho nasinje ukugejeje aho ariko rosi kugumyaho wese kuri kwiruka ntabwo ari nje ukugejeje aho unago nagona nibwo nkaho amukingaho banguhaye nyokari wanguki uvuze ngo ariko ma ugize nawe ushaka kwicara ryama nzendutse kiwi aswe nta bumuntu ugira hey ariko wavanye ubugoryi aho ngaho n'ubucucu n'ubujiji ndakubajije ko umuntu atagufitiye umutima mwiza wowe niki cyatuma wawe umugirira sheri zubanje gusuhuza mama Namahoro. sheri tunarengo komboye sikayubahiye ko nakubuze narakubuze icyo amenye nanjye aho nsigaye mbona hanze Kongo iki? ntabwo mazi kuki se utahazi Ariko ye. ese mukecuru baretse kwivanga muri ibintu cyane katari byiza mukecuru ni nyina bite muko harya ngo witondesha gikondero pe mana ese nijoro we uri mwiza rwose umva kwavuga ngo umva ko gasatsi bajya bavuga ngo ngiye gasatsinga amagambo n'iki n'iki n'impamo y'Imana uri mwiza yewe data we dore imiterere Wayibonye? mana we yewe we mana we nukuri kumva ngubwire ngiye nuko bajya bavuga amagambo ntuzagendere ku magambo y'abantu ngiye kurongora mushyire mu rugo ndakurongoye mushyire mu rugo rwose ibyanyu byose nzabiguha Kundongora se buryo bwose ugira ngo hari ikibazo ariko nyine keretse nyine uramutse ugize gutya ukanshingira nanjye akaduka ndabizi neza ko uri umuntu muri iyi karitsiye uri umuntu wifite rwose ugize ka business kanshingira iduka nanjye nkatangira ato nkakora ibyo nyaguriye amafaranga rwose narayameze rwose mfite amafaranga n'udufaranga ubundi rwose ukazagiza uko ubishaka urabageje gure kuri ko mana we mana sinishoro umva iduka noneho ndari gushingiye ndakurungwe karabaye rwose sibyo ahandi none reka mwereke ngomba kwisanzura wazagize gutya ejo nka nimugoroba cyangwa si ejo bundi ukagira iwanjye ukaza kunsura tukabiganiraho twitonze gisugize ngo hari ikibazo kibirimo rwose nta kibazo rwose uravugisha ukuri umva ngenda byo rwose urakoze pe umva mubwire ni ukuri kw'Imana nimba uzaza rwose ndagushimiye pe umva kuba ako kantu ko kugira ka business ke urakitaho cyane uzasanga nkwiteguye rwose umva santa yaje mbega umukobwa mwiza we yewe umva bite se mukuru nziza umeze neza cyane rwose nakumbara umbwire cya kiganwa muhagaranye muvugana iki koko bwo muransetsa gusa ibyo twari tuvugana bikureba hiki ariko mbwira umukobwa mwiza nkawe urebe kusa wakubona uhagaranye na kiriya kigabo yavuga ngo iki koko mu by'ukuri ariko se nkubaze guhagararana n'uriya mugabo ni ikibazo ni iki kuri wowe ko ndimo kumva byaguhangayikishije cyane banza unyumve tuza ntabwo ari ikibazo ahubwo reba wowe wirebe urebe uhagaranye n'uriya muntu ndumva ibyo ngibyo nta kibazo kibirimo urumva
ndumva iryo ari ishyari ry'abakobwa ubwo rero hagati aho ngaho nta ishyari nama urimo kungira rwose. umva rero nkubwire sibyo ndagira ngo ngire inama kiriya kigabo kiri ureba nta kintu na kimwe yakumarira uriya ni ikiremba cya kindi kadashobora no kujya gutya. Njye se wabimenye ute? Ndabizi cyane. Wabwiwe n'icyo waba waragerageje ukamuhereza se? Baby reka kumbaza ukuntu nabimenye menye ko mbikubwiye byibura uzagerageze ugende umuhe urebe. Umva n'ubundi nyine ntahagiye kurya kandi nanjye ntaho ngiye kurya nzabyimenyera sibyo? Urumva uri tayari? Nzabimenya. Umva uriya no kupfusha ubusa ugasigara wimyiza imoso nta kindi. Ishyari ry'abakobwa ndarimenyereye rwose. Agaciro. ariko jereka nkubaze furafu buriya kunsiga hari ahantu ko bari bagiye kuhamera mama buriya wari urambwira ngo iki inkoni zose bankubise uzi ko nazi kwishura urabura kunshimira yuko namuvunaguye amaguru uzi ukuntu namugize intere wowe ni nk'akabwani ibintu byose tubikoranaga ari uko kwinginga none se wagira ngo ndakubeshya ubu ndyama nta buzima afite nyuma naje kumwumva namuhaye nusanga atari intere ni izina ry'Imana umenye ko furafura ndusa ari intere wamukubise si wagize byagenze biteho Yeba awaje reka kwiharira ubu ngubu nonongeye no kwiteretera nka nagenda nkatereta barabakobwa bingahera ku murongo kiraho ngaho kigaramye nta kuvuga ngo kireguka ndakubwiye ujye kumureba cyangwa uzaje kumureba nusanga ava hwari uzaza urebe sha ndajayo reka njeyo kwanza ahubwo wakubise ingegera reka marimo kano gacupa inze ndahita nkubwira we nawe uyakira kawe nta kibazo none ndaje gutereta ntari nanywa ngirira we mpereza inzoga nanjemo zana nkwereke nigirira ariko se agamagi wagira Sa iko uri hano cyaki genzi cyawe cyagishuti cyawe cy'ubwami muri furafura ntacyo wabonye ndi kumuhiga bamusheze kumuhiga yakoze ikizi kandi furafura ko yitondagara yije umuntu sika yishe umuntu kwica umuntu ntiyabikoze ariko bisa nabyo uzi ntiyakoreye ndyama nzindutse yamuvunaguye ariko kuki muri abanyarugomo ko yamuvunaguye kandi nawe wibesha bwo kuko yageze gute umugongo wavunitse yavunaguye hari kuva hari uzuru kumushakira iki kandi ndi kumva yakoze igikorwa c'abagabo ubwo kugira urugomo kugenda kubita abantu urumva ari igikorwa cy'abagabo ntuzi niba yamukubise akaba yamuvunaguye dore ubundi aha niho bihera igihugu kidakubitaga imbwa cororaga imisega ubwo wishimiye ko bagenda bakubita abantu urugomo hano muri uyu mudugudu nibyo ushaka oya dana hari urugomo iyo umuntu yenderanya kandi n'umunyamahanga agomba gukubita umva ngiye kubahagurukira muri uyu mudugudu icyitwa urugomo umunyarugomo wese ngiye kubahagurukira muzambona kandi nawe urimo indese wowe uramenye urahimba bose bafurafura njangwana abo suramushenze ndimo kurahera uramuvana heze ko yamaze kumbwira ko ageze muri Antarctica mu nyanja se ubu yagiye aho yaba ari hose ngenda mukurayo uraca ubwatuje mu nyanja y'abahinde ngugiye gushakamo furafura mu hinde ibyo baba bari kuvuga byaba ari byo ra sinyimoye reka nje kumureba banze nanje nteretema hafi Yesu uragaruka kiriya mu maderegiti mami yarakwize none umusenyeye umuryango yewe ntamabyariro yewe ntamabyariro yewe ntamabyariro mwana wanjye
yewe